Benshi muri twe dukunda kwibaza byinshi ku buzima bwihariye bw'abana b'abakuru b'ibihugu, cyane cyane hano iwacu mu Rwanda. Hari amagambo, inkuru n'ibihuha bitagira ingano bivugwa. Ariko se wigeze ubona amakuru yizewe, asobanutse kandi arambuye ku buzima bw'umwe mu basore b'Abanyarwanda bakunzwe cyane? Ndavuga Major Ian Kigenza Kagame. Uyu musore yavukiye mu muryango wavuye mu mateka akomeye, agahabwa indangagaciro z'ubwitange n'ubutwari. Ubu amaze kuba umwe mu basirikare b'indashyikirwa ba RDF, Rwanda Defense Force, cyane cyane mu itsinda ry'ingabo ridasanzwe ririnda umukuru w'igihugu, ndetse n'ubuzima bwe buhebuje butari gusa ubwo kwambara impuzankano ya gisirikare, ahubwo n'ubukorikori, ubuvanganzo, siporo ndetse n'urukundo rudasanzwe afitiye igihugu cye n'abaturage bacyo. Hano ngiye kubabwira ibintu utaruzi kuri Major Ian Kigenza Kagame, kuva ku buzima bwe bwite, amashuri, ubuhanga, ibikorwa by'ubutwari, kugera ku mpano ze zitangaje zituma ashimangirwa nk'umusore w'icyitegererezo mu rubyiruko rw'uyu munsi, haba hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Bana nanjye kugeza iki cyegeranyo kigeze ku musozo wacyo. Naho njye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Uyu Ian Kigenza Kagame yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko tariki 18 Gashyantare umwaka w'1996. Kugeza ubu afite imyaka 29 y'amavuko. Avukira mu muryango w'umukuru w'igihugu wa His Excellency Perezida Paul Kagame ndetse na First Lady Jeannette Kagame. Perezida Kagame akaba nawe umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, wabaye umwe mu bayoboye urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Unafite uruhare runini mu kugarura amahoro ndetse n'umutekano mu gihugu ku bari barahejejwe ishyanga maze baratahuka, ndetse n'abicwaga ubutitsa bazira uko bavutse, kuko igihugu cyari cyarugarijwe n'ibibazo bikomeye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Gusa Paul Kagame ni perezida w'u Rwanda kuva mu mwaka w'2000, asimbuye Pasiteri Bizimungu nyuma y'uko yari amaze kwegura ku butegetsi n'ubundi muri icyo gihe. Gusa tutagiye kure, nuko Ian Kagame ni umwana wa gatatu mu muryango mugari w'abana bane, ari bo mukuru Ivan Cyomoro Kagame, mushiki wabo mukurikira Ange Ingabire Kagame, agakurikirwa na Ian Kigenza Kagame, ndetse n'abucura bwabo Brian Kagame, nawe uherutse kwinjira mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Bose n'ubundi nabo bakabyarwa na Perezida Paul Kagame na Jeannette Kagame, umugore nawe uzwi cyane muri Afurika nk'icyitegererezo, akaba n'umufatanyabikorwa w'ubugiraneza, cyane cyane mu guteza imbere uburenganzira bw'abagore n'abana binyuze mu muryango mugari wa Imbuto Foundation udaharanira inyungu mu Rwanda, ndetse n'undi uri ku rwego rw'akarere witwa Global Coalition of Women Against HIV/AIDS and Friends of Global Fund Africa. Aba ni imiryango y'abagore barwanya sida ku isi ndetse n'abafatanyabikorwa b'ikigega mpuzamahanga cya Afurika. Gusa tugarutse kuri Ian Kagame, akiri umwana muto cyane yakuze abona uko igihugu kiri kwiyubaka. Ni mu gihe u Rwanda rwari mu rugendo rwo kongera gusana ibyangiritse mu gihugu no kongera gushyira hamwe abaturarwanda. Ibyo byatumye akorana indangagaciro zikomeye kandi azubaha cyane, ndetse no gukunda igihugu, gufasha abandi ndetse no kudacogora mu bihe bigoye. Ian amashuri yabanza yayatangiriye muri Green Hills Academy i Kigali. Nyuma yaho yakomereje amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ishuri rikomeye rya Delafield Academy riherereye muri Leta ya Massachusetts. Kikaba ikigo kizwiho gutegura abanyeshuri bashoboye kwinjira muri za kaminuza zikomeye cyane ku isi. Uyu Major Ian Kagame yakomereje amashuri ye muri kaminuza ikomeye mu gutanga ubumenyi buhambaye yitwa Williams College n'ubundi muri Amerika, aho yigaragaje cyane mu mikino, cyane cyane mu mukino wa ruhago no mu mukino ngororamubiri athletics. Gusa yaje kuhakora icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu bijyanye n'ubukungu Economics muri Williams College University iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi. Ian Kagame yari mu banyeshuri 38 bahawe impamyabumenyi ya Masters mu bukungu, umuhango wabereye ku cyiciro cya Williams College, aho abandi banyeshuri 511 bahawe impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza Bachelor's Degree. Perezida cyangwa se umuyobozi w'ikigo cya Williams College, Maud S. Mandel, yavuze ko ari inteke ya 230 ibayeho, ashimira abashyitsi batandukanye barimo inshuti n'imiryango y'abarangije baturutse mu bihugu bitandukanye bitabiriye uwo muhango. Gusa hano abarangije baturutse mu bihugu 61 bitandukanye. Gusa Ian niwe nyuma yaje kuba kapiteni w'ikipe y'ishuri mu mikino yombi, anafasha abagenzi be kwegukana igikombe. Nuko mu mwaka wa 2021
aza kujya mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Royal Military Academy Sandhurst ryo mu gihugu cy'Ubwongereza, ishuri rikomeye ku isi rizwiho gutanga amasomo ya gisirikare akomeye byo ku rwego rwo hejuru. Nyuma asoza amasomo yari ku tariki 22 Kanama mu mwaka wa 2022, anahabwa ipeti rya Lieutenant cyangwa Second Lieutenant mu muhango wabereye muri iryo shuri n'ubundi yigagaho rya Royal Military Academy Sandhurst, aho umuryango we wari waje kumushyigikira muri uwo muhango. Nuko nyuma yo kurangiza amashuri ye yisumbuye ndetse n'amahugurwa ya gisirikare, Ian Kagame yahisemo gukorera igihugu cye cyamubyaye mu ngabo z'igihugu za Rwanda Defense Force, aho imyitwarire y'inoze, umuhate udasubira inyuma ndetse no kubaha abayobozi byamufashije kuzamurwa mu ntera ahabwa ipeti rya majoro, ariko tariki ya 2 Nzeri mu mwaka wa 2024 avuye ku ipeti rya kapiteni yahawe mu Kuboza mu mwaka wa 2023. Kugeza ubu tumwita Major Ian Kigenza Kagame. Ubu akaba ari no mu itsinda ry'abasirikare badasanzwe barinda umukuru w'igihugu bimwe bidadiye, kubo bita abajepe cyangwa se Republican Guard RG, rimwe na rimwe ubundi akagaragara mu ruhame rw'abantu benshi ari mu itsinda rya CTU Counter Terrorism Unit, naryo ririndira umukuru w'igihugu mu ruhame, ndetse yaje kujoininga iryo tsinda mu ntangiriro z'umwaka wa 2023, ndetse yakunze no kwitabira amarushanwa ya Republican Guard RG nka Captain Ian Kagame icyo gihe, maze ahisha ikipe igikombe cya gatatu ari mu mwaka wa 2024 cyitwaga Liberation Cup. Kugeza ubu kwitwara neza kwe byatumye azamurwa ku ipeti rya majoro nk'ikimenyetso cy'uko yakoze cyane, nyuma azamurwa mu ntera, ndetse bigaragara ko ari mu itsinda rikomeye ry'abasirikare rya RDF. Gusa nubwo adakunze kugaragara cyane mu ruhame rw'abantu benshi, Ian azwiho kugira uruhare mu bikorwa by'imyidagaduro ndetse no mu mishinga y'ubugiraneza igamije guteza imbere urubyiruko, by'umwihariko mu bice by'icyaro ndetse n'imijyi mito ikikije igihugu cy'u Rwanda. Ibikorwa bye bigamije gufasha urubyiruko kwiyubaka no guha agaciro iterambere ryabo mu buryo burambye. Uretse gukundwa no guhabwa agaciro kubera kwitonda kwe, murava mu kazi ke n'ubwenge bwe, Ian Kagame azwi kandi nk'umusore ukunzwe cyane n'abatari bake, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, nubwo badakunda kubyitaho cyane cyangwa bigaragaze kenshi, kuko hari n'abakoze amapaje ndetse n'amakaunti menshi amwitirira yakozwe kubwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zashyiriweho kumugaragaza ndetse no kumuvuga ibyiza bimwerekeyeho. Ibi byose bigatuma aba nk'icyitegererezo mu buzima bw'imyidagaduro n'umuco by'abakiri bato cyane. Abakunzi be ntibahwema kugaragaza ko bamwifuza cyane, bamushima ku buryo budasanzwe, cyane cyane kubera uburebure bwe bushinguye, kugara mu gituza, kugaragara nk'umusirikare wifitiye icyizere ndetse n'imbaraga. Ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube ntibatinya gukoresha amagambo bavuga bati ni bogari, handsome, ni mwiza n'ibindi. Ibi byose bituma kenshi ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane mu gace gatangirwamo ibitekerezo comment section usanga abantu bashimagiza uburanga, igikundiro bye mu buryo bugaragaza ibyiyumvo bikomeye bamufitiye. Gusa ngo iyo Major Ian Kagame abonye umwanya wo kuruhuka, iyo atari mu nshingano za gisirikare, bivugwa ko akunda kureba umupira w'amaguru cyane, ahari umufana ukomeye wa APR FC ndetse n'ikipe yo mu Bwongereza ya Manchester United, abafana bakunda kwita Red Devils cyangwa se amashitani atukura, arizo ziri ku isonga mu zikunzwe kuri we. Ian kandi azwiho kuba afite urukundo rudasanzwe ku buvanganzo n'ubugeni, arts na literature. Ni umwe mu bantu bakunda gukusanya ibitabo by'agaciro bidasanzwe, cyane cyane ibyasohotse bwa mbere first editions, byanditswe n'ibyamamare mu buvanganzo ku isi, akabisoma mu ba mbere. Afite kandi umuco wo gukusanya ibikoresho n'utuntu tw'amateka n'umurage w'ibihugu bitandukanye byo ku isi, harimo ibikoresho gakondo bya Afurika, ibimenyetso by'umuco w'Abanyaziya n'Abalatino bo muri Amerika. Muri ibyo bikoresho usangamo ibibumbano, ibyuma by'ubukorikori, imikenyero y'imisusire idasanzwe, ndetse n'ibikoresho by'umuziki bito bya gakondo nka ocarina, zan ndetse na sharango. Hari n'abavuga ko Ian Kagame afite impano yo kwandika no guhanga indirimbo, umwuga yatangiye gukunda no kwiyumvamo akiri umwana muto mu myaka yo mu bwana bwo hagati. Ibi byose abihuza no kwitegereza inyoni zitandukanye, gufotora, gushushanya mu buryo bwa gakondo, classical painting, kwandika ibitekerezo bye bwite mu bitabo, ndetse n'ibikorwa byo gufasha society, community service. Byose bigatwara igihe kinini cy'iminsi ye y'ikiruhuko. Imirimo ye yose n'inzozi amaze kugeraho, kugeza ubu yagaragaje ko yiyemeje gutuma u Rwanda rukomeza kuba icyitegererezo ku isi, nk'igihugu cyagaragaje ko no mu bihe bikomeye
gishimangira kwihangana, udushya no gukomeza gushimangira ubumwe n'amahoro mu baturage bacyo. Ese umaze kumva amateka ndetse n'ibyo utaruzi kuri Major Ian Kigenza Kagame? Utanze igitekerezo cye? Gishyiraho hasi muri comment. Kandi niba wakunze amakuru ndetse n'ibintu by'ubwenge nguhaye, ibuke ukanda like kandi ntibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga yitwa Mfura Chris. Sawa murakoze, naho ubutaha.